ibitabo ahubwo ni ibitabo birimo ibitabo byinshi. Rero igizwe n'ibitabo byinshi, ibitabo 66. Bakavuga yuko uhereye mu isezerano rya kera igizwe n'ibitabo 39. Ibitabo 39 bisezerano rya kera bakavuga ko bigabuyemo ibice bine. Ibice bine uko ndashaka kugira ngo twinjire muri kira gitabo cy'Abaroma nato ndashaka kubikoraho. Ibyo bice bine bakavuga ko hari ibitabo 5 bya Musa. Bakavugamo ibitabo 12 bavuga ngo ni bya historia by'amakuru. Bakavugamo ibitabo 5 bavuga ngo ni bya mashayiri by'indirimbo. Hakabamo ibitabo 12 by'abahanuzi bagabuyemo ibice bibiri, abahanuzi 5 batoya n'abahanuzi 12 bakuru. Isezerano rya kera turigabuyemo ibyo bice bine kuko harimo ayandi magambo nayo menshi ariko tuyavuga. Iryo sezerano rya kera rikarangizwa n'umuhanuzi bita Maraki isuri versi heka yayo ya nyuma. Izirangizwa n'ijambo bavuga ngo ni laana. Rirasozwa irya kera. Tukaja mu bitabo 27 z'isezerano risha. Naryo rigizwe n'ibice bine. Ibice bine bigize iryo sezerano risha naryo bavuga yuko hari ibitabo bine by'injiri. Hakabamo igitabo kimwe cya historia cyo ibyakozwe n'intumwa. Hakabamo izandiko za Pawulo 12. Cyangwa se izandiko zose bazivugira hamwe n'iz'abandi. Hakabamo izandiko. Hamara hakabamo igitabo kimwe cy'abahanuzi. Bizayishyuwe Yohana. Izo nabyo ni ibindi bice bine bigize isezerano risha. Muri iri sezerano risha twakeneye kuvuga hejuru y'urwandiko rw'Abaroma. Muri izi nzandiko z'Abaroma ziri mu nzandiko za Pawulo. Izandiko za Pawulo 12 zitari ziriya z'abandi. Izi zandiko za Pawulo nazo zigabuyemo ibice bine. Wondagira ngo mvuge gusa muri iki gice. Zigabuyemo ibice bine. Igice cya mbere izo ndanazivuga. Igice cya mbere kigizwe n'izandiko zine. Urwandiko twasomye rw'Abaroma, n'urwandiko rw'Abakorinto ba mbere, n'urwandiko rw'Abakorinto ba kabiri, n'urwandiko rw'Abagalatiya. Izo nzandiko ko ari zine bazaba ngo ni nyaraka za musaraba. Ni inzandiko z'agakiza. Yani magambo yoroshe. Ni inzandiko z'agakiza. Iyo turirimbye agakiza n'ubisha ariko twaririmbye cyane. Niho harimo agakiza, niho harimo ugutungurwa, bavuga ngo yuko ari nyaraka za musaraba. Hakabaho inzandiko nazo zine. Nazo bavuga ngo ni nyaraka za kifungoni, inzandiko zo mu gashi zo mu mibabariye naho akingiranya hantu. Bakavugamo urwandiko rw'Abaefeso. Bakavugamo urwandiko rw'Abafilipi. Bakavugamo urwandiko rw'Abakolosayi. Bakavugamo urwandiko rwa Filemo. Izo nzandiko nazo bavuga ngo ni nyaraka za kifungoni, ni inzandiko zo mu gashi zo ziri indani iri. Bwana asifiwe. Amen. Turashobora kugira ngo mbace kuvuga rino jambo ndagaruka kuri izi nzandiko zo z'agakiza. Noneho hakabaho n'izindi nzandiko bavuga ngo ni nyaraka za kiuchungaji. Inzandiko z'ubwungeri, inzandiko z'imiyoborere, bavuga mu rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere, urwandiko rwa Timoteyo rwa kabiri, n'urwandiko rwa Tito. Zikaba inzandiko z'ubwungeri. Hakabamo urwandiko rw'inzandiko zigira kane zisoza izo nzandiko ibyo bice bine bya Pawulo. Bakavugamo uko habaho nyaraka za kurudi kwa Yesu Kristo. Urwandiko rw'Abatesalonike ba mbere, urw'Abatesalonike ba kabiri. Izo nazo zirimo inzandiko zo kugaruka kwa Kristo, usangamo amakuru ukuntu itorero rizogenda, ukuntu Kristo azoza, aho naho harimo ayo makuru. Rero tugarutse kuri urwandiko rw'Abaroma. Urwandiko rw'Abaroma ni urwandiko rukomeye cyane. Rukomeye cyane. Hamwe n'urwandiko rw'Abagalatiya bazavuga yuko Pawulo cyangwa se umugabo baza bita ngo ni Martin. Izi zandiko zombi nizo zandiko yasomye ngo asanga zuzuyemo ubuntu cyane, zuzuyemo gutsindishirizwa, zuzuyemo amahoro, zuzuyemo ibyiringiro, zuzuyemo ibyishimo, zuzuyemo ubwiza. Bwana asifiwe. Amen. Asangamo ayo magambo ngo abikurikije neza, ngo aje kureba asubiye inyuma bari bakiri mu isezerano rya kera, aho wajaga gusaba imbabazi ugasabwa igitambo. Bakavuga ngo urirwa wirukanka ku numa kugira ngo wabari gwitandaho tugende tujye kubikorera intuziri. Ngo asomye kino gitabo gisogongeye neza gisomye, asanga twarakijijwe kubw'ubuntu bwa Kristo. Dufite amahoro, twishikiyeyo, twarinjiye, twabonye agakiza. Nizo mpamvu bazazita ngo ni inzandiko z'agakiza, inzandiko zo ku musaraba. Rero iri jambo twasomye
twasomye ijambo rivuga ngo nuko rero tubwiye kujaga mu ijambo rero kugira ngo dushirane noneho tujega mu makuru neza nyirizina. Yavuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ngo kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Akona gasura ka mbere yavuze ngo nuko rero nuko muzumve rero ubwo twatsindishirijwe n'umwami wacu Yesu Kristo dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushikirije mu gice cya kabiri, wadushikirije ubuntu duhagazemo dushikamyemo kubwo kwizera. Araba ngo kugira ngo twishimire ngo ibyiringiro byo kuzobona ubwiza bw'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Ayo magambo niyo tugiye kuganira. Yego. Gutsindishirizwa nicyo jambo, harimo amagambo agera nko kurari. Ariko tuyavuga turavuga mu magambo agera kuri atatu. Turavuga mu gutsindishirizwa, tuvuge kwizera, tuvuge bukena ku mahoro. Ibindi ubuntu n'ibyiringiro n'ibyishimo n'ubwiza turaba tubiretse tuvuge gusa ibyo bitatu. Bwana asifiwe. Kuko buri kintu gifite isomo rikomeye ubwacu kigiye gikomeye. Ugeze ngo uvuge gusa gutsindishirizwa ni isomo rikomeye ryiza riryoshe wogerageza gushakisha ugasanga rimwe ibintu bimwe bikomeye. Kuvuga ku kwizera gufite isomo rikomeye, ubuntu rufite isomo rikomeye, ibyiringiro rifite isomo. Ariko turaganira kuri aya magambo gusa avuga gusa ngo ubwo twatsindishirijwe dushiraho n'ijambo no kwizera nitumara tuvuga ngo dufite amahoro gusa nicyo dutahana. Amen. Tutahana ibyo bitatu twumva ukuntu twatsindishirijwe. Rero gutsindishirizwa ni iki? Gutsindishirizwa iyo usomye bibiri ijambo ry'Imana izari bwawe ko gutsindishirizwa ni ukugirirwa ubuntu, ni ukugirirwa icyizere, ni ukugirirwa ubwenge, ni ukugirirwa ubuntu, ni ukugirirwa icyizere. Gutsindishirizwa ni ukugirirwa umwere, ni ukugirirwa ubuntu. Usomye bibiri ijambo ry'Imana niko kuko Bibiliya yera usomye ijambo gutsindishirizwa tuwabasha kubyumva neza. Buri kurikira wowe gutsindishirizwa ni gute nagenza gutsindishirizwa ko tukumva neza. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rizaba ngo gutsindishirizwa ni ukugirirwa umwere. Ni gute twagizwe abera? Ni gute twagizwe abera? Tugirwa umwere kandi tuzi ko ikikweza bashobora kuvuga ngo uyu muntu yagizwe umwere hari ikikwanduje. Ntabwo ugirwa umwere bavuga ngo uriya muntu ngo naje koga yere atanduye, hari icyari kitwanduje. Kandi icyo ngicyo iyo umuntu yanduye ntabwo ntiyoja mu bandi. Ariko kugira ngo tugere mu bandi hari ikiguzi, hari icyabanje kugira ngo tugere mu bandi. Gutsindishirizwa ni ukugirwa umwere, twagizwe abera, twejejwe twaririmbye indirimbo nyinshi zirimo amaraso ya Yesu Kristo, zirimo intuza, zirimo amagambo menshi akomeye. Ariko gutsindishirizwa kugirwa umwere ni iki? Tuwugirwa umwere udafite ikibazo, tuwugirwa umwere hatari iki, tuwugirwa umwere hatari icyaha, tuwugirwa umwere hatari icyo wakubonyeho. Ni ukuvuga ngo hari ibintu tuzakwihana tuzatuvuga cyane tukababona umubabaro. Nakoze ibi ukadetaye ukavuga ngo naribye, naratukanye, narabeshe, naragambanye, nagize gute? Ziri ari amagambo yose bazayavuga yuko ari imbuto. Ni imbuto wera ziba zikurimo, zifite igiti zihaduka, zifite amashami, zifite imizi, zifite n'igiti kiba gihagazeho. Ni ukuvuga ngo iyo wihana imbuto igiti utakizi ni ikibazo kimwe gikomeye. Yego. Bwana asifiwe. Turashobora ariko kwihana imbuto igiti gisigaye ntacyo ukoze, zindi ziramera. Ni ukuvuga ngo icyo dutsindishirizwa, hari ijambo Dawidi yanditse aho asaba imbabazi igihe yakoze ikosa, aravuga ngo mu byaha nimwo mama yandariye. Iryo jambo ririmo ijambo rimwe rikomeye, ririmo inkomoko yo kuvuga ngo Dawidi nta mubyeyi wamwigisha, nta mwamujanye mu isomo ryo gukora icyaha, nta mubyeyi wigisha umwana mu isomo ry'icyaha, nta masomozi ntayahaba, hari aho bayigisha.
ariko kubera kamere tuvukana imirimo ya kamere twokojwe na Adamu turayikurana ijya kamere kazigenda hejuru. Umwana Isaka abapasiteri umwana yari gutaga tani tabitukana ise ntabwo yicaye ngo mu isomo gitaha umuru akogwa n'iki kibikora ni kamere murimo ijya kamere yavukanye ijya mu byaha harimo mama yanzariye Dawidi yihanye ijya nigende kuri tudubiza igiti kigamaceri. Amen. Nukuvuga ngo ntabwo igiti cy'imyembe kurwego cyakwera avoka ushobora kwera avoka ari igiti cy'umwembe kikera avoka muri byo kiba kibesha cyabo niki kiba kibesha muri burundu ni avoka. Iyi giti ari umwembe cyamara twaje gusoroma imbuto tugasoroma iza avoka entre ya avoka ziriya mbuto ziguye na entre ya kiriya giti ni ikihe kiba gikoze kosa cyane ni ikihe kiba kibesha ni igiti ni igiti. Nukuvuga ngo imbuto twera tituza tumenya kuzihana ntituzi isoko yazo. Nta n'ishuri umubyeyi yakwigisha izo mbuto, nta shuri rihaba sino kubwira ngo uraja mu ishuri ry'ubwibisi. Nta mubyeyi uzawigisha umwana we kwiga, nta mubyeyi uzawigisha umwana we kunywa inzoga, nta mubyeyi uzawigisha umwana we gusambana. Uzuza kwitera mubyeyi uzawigisha umwana we nta shuri araho abashuri ry'uruzi ntaho. Izo ni imbuto za kamere zipfa arizo twatsindishirijwe. Uyu mwanditsi aha yavuga twatsindishirijwe tugomba gutekereza tukazitahura tukazimenya tukavuga ngo izi mbuto izi twatsindishirijwe, izi twazipfuyeho, izi twabonye umuntu uzidukuraho. Twebwe ntitwari dufite imbaraga zo kuzikuraho, nta bushobozi bwawe waraguye gusura arambarara hajya uzutaka gusa ngo yo yapuye we umuntu wawe utakagongera hasi ntabasabye umuntu gufasha. Tufite imbaraga, nta mbaraga twari dufite. Abantu taraba ngo ubw'icyaha cyokojwe n'umuntu umwe cyazanwa n'umuntu umwe Adamu. Ubw'icyaha cyazanwa n'umuntu umwe twese kitubagaho twese twese abakomotse kuri Adamu twese tuvugana cyane. Izo mpamvu Dawidi yavuze ngo ubutaha ngo mama yambyara twese batanga urugero bakavuga ngo kujya perezida w'igihugu iyo sinye kideni ry'igihugu azari sinya rumwe abanyagihugu bose nibo bagishwe ngo natwe cyangwa bitwakizaniwe nata nukuvuga ngo twese kutubaho. Ni ngombwa ngo hagaragare hundi Adamu gusumye mwizi dafite inenge aza dukura muri tata ni Yesu Kristo. Bwana Amen. Hagaragaye Adamu umwe gusa Yesu Kristo niwe wagaragaye araza dukura muri cyaha, araza yemera bira bibazo by'ibyaha bira byose arabyikora. Nizo mpamvu tuvuga ngo yarabijanye abigeze ku musaraba ngo ari mwabivuze aravuga ngo wageze mugashamba kago istemani warasenga ngo mweretse igikombe ngo cyitegereze ngo kireba ngo niba bari kirimo Imana ivuye mu ijuru ikazireba abo yaremye ikazibona bamwe ko baramuciye mu gikombe. Amen. Gusubira kandi kureba muri cya gikombe, gusubira kandi kureba Imana ireba abo yaremye yabitegereza kandi bikazibona bamwe bamubangiriye amacumu kandi muri bamwe b'abantu hari bamwe yari yakije. Yego kubizanyira abantu bamwe yari yabakijije ariko nibo bari batoye amasuka n'imipanga ko tumeze nuko. Yesu kandi kureba yari bikamba by'amahwa ngo aravuga ngo niba bishoboka mwami we karara ahantu yarasabye kugira integeke ariko mu guceceka kwa Yesu Kristo kujya guceceka kuwe gusaza ceceka. Iyo yiburanira yari afite tungo bazasoma imanza zo bakavuga ngo ntacyo tumubona. Iyo yiburanira yari gutsinda amaze tugahera mu byara burundu. Iyo yiburanira akavuga ngo mureke niregure, mureke mvuge, mureke nisobanure, mureke mbabwire uwundi we, mureke mbabwire umwe mu mpora akiburanira. Pirata yaramureza aravuga ngo ntacyakubonaho ntacyamushinja ni umuhoro ukariyita umwami w'Abayuda yamayandika amavuga ngo ni umwami w'Abayuda bakavuga ngo yezi niryo zina ngo wandika ko ndaravuga ngo uzo nanditse Bwana asifiwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego ibyo nanditse nabyanditse Yesu Kristo gusa cecetse icyaha gufasha kugira ngo tutumve uko yacecetse
guceceka hari igihe ugeramo, hari umwanya ugeramo bigasaba guceceka. Havugwa byinshi, yazavugwa amagambo menshi, bamwagiriza ibinyoma, bamutuka, bavuga ngo wewe, bamwe bakaza ngo se kutahunavuga ngo se kunagasubiza nyabaki ngo ko turanakubaza ukanaceceka tunasubize. gusubiza iyo umuntu aje ari igipfu yamara aho makakubwira we bakawe ugasubiza nawe ubaye uba ujanye nawe muzoshana nimba yagututse ngo wagipfu avuze ari igipfu nawe ukamutuka ngo wagipfu none isubiza mabayenda nizo ubaye muzima mwese muzoshana ariko muguceceka hariho umuririmbyi arizo ngo amahoro Yesu atanga aduha kureka ibibazo tukabibona kibitariho tukagendera mu butsinzi. Suko tutabyumva yego, suko tutabinyuramo ariko tuba tubibona ukabibona kiriya nicyo sicyo. Asigana kwa mahoro ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Twaratsindishirije, uwadutsindishirije yarangije byose kandi yarangije n'ibira byaha by'inkomokeriya. Nimba ushaka neza amahoro ava ku mwami wacu Yesu Kristo, menya ko watsindishirije. Numara kumenya ko watsindishirije bityo gusa kikaba mu mutwe ukaba ngo ndabi ibyo ukaba ngo ndabi ukatabura ko watsindishirije urumwe wagize umweru. Bwana asifiwe. Amen. Hari ukuntu bagazaga ngo abanyesiraheli ngo bagazakora icyaha ngo bagafata ngo ihene ngo bakayirukankana ngo bakareba umusore ngo uzi kwiruka cyane bakayijana. Ubu ngubu ikibazo dufite bayitaye iriya kure, ariko abantu ko barirukanka akagira umuvuduko wo kwirukanka asanga iyo byagiriya akama gifata akakizana agasanga akakirukankana akakirukankanya bari. Icyo ni cyo kibazo dufite. Ibyaha byatawe kure na ibyaha byarababariwe, dufite amahoro, twaratsindishirije ariko tukongera kandi tukidukiriza ingorane n'ibibazo. Rero gutsindishirirwa ni ukubwirwa umwe, twagizwe umwe, twarigijwe. Reka badufashe gusoma ijambo kugira ngo tushimangire tubyumve neza. Badufashe gusoma ijambo riri mu Bagalatiya. Twavuze ko ibi bitabo byo nizo duhagarara kubera yuko ni agakiza kawe. Abagalatiya ibice 2 n'umurongo wa 17 nashaka agera ku murongo wa 18 gusa ayo magambo. Niturangiza kumva iryo jambo ryo gutsindishira, niturangiza tuje mu ijambo ryo kwizera. Kandi mwihangane tumwe twatashe kandi habe nanone turasana bataha pakitara mwihangane tu gira nitugana Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18 muvandimwe nasome kandi some kwijwi rirerire twumva aho hantu. Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 17 n'uwa 18 ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avugwa ko ari umugabura w'ibyaha. Ibikabeho hagararira. Nidushaka gutsindishirizwa na Kristo tugasanga twebwe abaha batsindishirizwa nawe turi abanyabyaha, ko turakora ibyaha, turi mu bintu bidasa nawe, turi mu bintu aha yareba agasanga ni potopoto. None se Kristo azagenda hagarara yazavuga ngo umugabura w'ibyaha? Kristo azagabura ibyaha? Niba twaratsindishirijwe na Kristo twagizwe abere, warejejwe nta byaha. Niba ukora icyaha ukaririmba, wamara kuririmba ariko ugasohoka ugakora icyaha, niba twaguterana tukavuga ngo turi abana b'Imana tuzoja mu ijuru, wasohoka ugakora ikindi kidasa n'icyo, kuko imbuto izo mbuto z'ibyaha nazo ni nyinshi, zirahari ni nyinshi. Izo mbuto wera ziriya wera ntizigaragaza kamere yawe ikihaye ko niba wawera ni kamere gihayera ni tataji ngomoko we wawera. Ariko umuntu watsindishirijwe ntazemera kurarana n'icyaha. Tibivuga yuko tutogwa mu byaha, ariko iyo wakoze icyaha tikiza kirara muri wowe uzubura amahoro, uzubara udasinziriye, uzubara kwishora wava ngo ese
ufite amahoro nta mahoro uzubona kuvuga ngo urarane n'icyaha. Nizo mpamvu Dawidi yicaye abura amahoro arataka akazaga ngo Mana we muzahani wambyariye muzahani ataka ntawe urarana n'icyaha yarakije azarara umunsi agisohoye igwe mwiwe kuko Kristo si umugabura w'ibyaha. Bwana asifiwe. Amen. Ntacyakiza kirara mu Kristo. Umukristo ntagomba kurarana n'icyaha. Umukristo ntagomba kwiranwa n'icyaha. Umukristo ntagomba kugenda n'icyaha. Bwana asifiwe. Amen. Kuko biradushikira twambaye kamere twambaye imibiri ibyo tubirashika by'amagambo n'ibindi birashika ariko ntibigomba kurara muri twe, bigomba kurara bisohotse kuko Kristo si umugabura w'ibyaha. Ntibikabeho ni kumwanditse byo ntibikabeho. Igira imbere kandi gatoya kuri kabiri kuri 18 kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye banihinduye umunyabyaha. Bwana asifiwe. Kuko ngo usenye inzu dutanga urugero senye inzu pambe ubuyenze mfite ikibazo namara ndashaka ukuntu nubaka iyindi nshaka imeze neza namara ngasoka nikagaruka yanzu ibyo nasenye ngasoka nikayumva. Ni ukuvuga ngo niba twarapfuye ku cyaha kamenya neza yuko icyaha nkamenya izibuto z'icyaha ko ziba zimeze ari amasinye y'icyaha kamenya yuko ari amasinye hansi ataraja kunyinjiramo cyangwa se kamenya yuko yandangiye muri jewe ngomba kumenya yuko kamere kera yasaze hari cyambagaze ukera hari ikiyakingenda ngomba kumenya ko aya masinye ni mabi nizu kandi mpanja gusana ikanaguyemo nambuye ndagwa ati iyi nzu ni mbi kuko umwanditsi yaravye mumenye ko turusengero rw'Imana ngo kandi umwuka w'Imana uba muri twebwe nta mwuka wakwemera kongera kandi kubaka ibyo wasenye nimba twarakijije. Amen. Nta mwuka wongera kandi kudusoza mu byaha, nta mwuka utwemera kongera kandi gutora ibyo twataye, nta mwuka wongorewe n'Imana ngo izikongoreye kugira ngo bikore kugira ngo forode ngo hasigaye ngo mukanya ngo tubaho. Iyo ni kamere ibyaye ko yongera kugira ngo ubaka dore warasenye yewe kuragwana no kugira ngo ukomere ukure. Iyo umuntu yakizwaga agakizwa kamayo azagwana no kunza gukura akagera ku kigero amwe amata y'imbinja akagera ku kigero amwe y'abakuze akagera ku kigero abwira n'abana akagera ku kigero Kristo ashaka. Bwana asifiwe. Ntabwo dukizwa ngo duhinduke muri tumara duhere hamwe muri tumara tuzasura mu ngando ziya twaseye zigenze twaseye ko twongere kandi dutame twubake duforome tukwe ngo nizo twakubaka. Oya, iyo twakijijwe tuja ku kigero cyo gukura tugushakishije amata tugaramizwa tugakura tukigaburira tukagera igihe tugaburira abantu. Ntabwo gukizwa bihangiraho, ntabwo duhinywamo niba dukijijwe ngo zararangiye bona batizwa iki gihe ngo zararangiye bakubaza igihe batizwa ngo bamaze imyaka 20 ariko ngendera bizo wawe wasuye kandi gusana yanzu wakuwe imirimo yawe iragaragaza yanzu wakuwemo ntakihishima. Imbuto wera ko ziragaragaza yanzu wongeye kandi kuyubaka warayihagaritse irahari abantu barayibona kandi abantu bayibonera Imana iyo yarahuniwe. Ntabwo ari umugabura w'inzara, ntabwo ari umugabura w'Yesu Kristo. Nimba twarasenye ziriya tugasenya kamere tukavuga ngo twarakijije itorero ringana gute turabera turirimba indimi nijuru abera bazamurika izuba Yesu azababwira umwitegure bazagarukaho bashimye cyane. Nimba tuzamurika nk'izuba twemere kuja gusana zirangamba kandi twase wibaze numara umenya aho uhagaze urebe naho hawuje usabwe gukura. Nimba warakijije ntabwo ugomba guhera ahantu umere nk'abana barahera bakuye baragwingiye baraheza ugomba gukura basoka kagira ukigaburira ukaramizwa urakijwe amaze ukigira imbere nawe ukigaburira wagera hano ukagaburira abantu uko niko gukura ukagenda. Bwana asifiwe. Reka tuvugire iri jambo rivuga kwizera. Ako kabiri tukavuyeho kandi murambirwa ngo kaza murambirwa. Reka tuganire ijambo kwizera nacyo. Kwizera
kwizera usomye kandi bibiri ijambo ry'Imana kuko bibiri ijambo nyabuna muza mucyaka ibitabo byo mu bisome cyari kwizera naho hari igihe twosoma gusa twavuga ngo kwizera bisigura ngo n'ukwemera apana kwemera ayandi majwi sinzi hariho kwemera ko gukizwa ubwo ahanga twavuze ko twamaze gutsindishirizwa hinjiye mu imbuto yo kwizera kwemera n'ukumvira sinzi yuko ariko twobito igihe Nowa yubakaga inkuge yumvishijwe inyuma ntiyari hapaniye ono yaremeye ikijwi ry'amuke arubaka atahaya yibona yumvisijwe yemeye yaremeye niko kwizera n'ukwizera ikintu utarabona ntabwo kwizera ari ukuvuga ngo wizere ngo dore umuvandimwe yarose yicaye ahangaha ngo karambira ngo nizere ngo uko namubona ahangaha ngo namara kumva uruhande ngo usanga nivuga ngo mukibagiye ngo reka nzabikoresha oya kwizera n'ukumenya n'ukwemera neza kuko umwanzi aravuga ngo kwizera n'ukumenya rwose ndashaka kujana muri akandira mu bibiri ijambo ry'Imana ryakoresheje n'ukwemera rwose tubaga baraka kukwizera n'ukwemera rwose udashidikanya ukemera ikintu utazosubira inyuma ukemera ikintu utazohinduka ukemera ikintu uzokora ukemera ikintu uzogeraho ukemera ikintu uzogwanira ukakigeraho Bwana Amen. N'ukwemera ukemera ijwi rikubwiye ukajyamerera icyo rero gukoreshwa jana naryo ukagera neza ku gisubizo nizo mpamvu bazavuga abantu cyangwa ngo kwizera ko kwakinye Nowa yubaka arayubaka kubwirwa zaremera arubaka abaje kumuca indege bari benshi baramuranga ariko Nowa we abamufashaga bari benshi baza bamufasha yari yaremeye yemerera Imana ikimubwiye kandi atayibona ariko arizera gusa yaremeye yemera icyo byizera icyo amazi umunsi umwe abazayifata kuburyajya nk'amaryogo nka blada barayibona babona kwizera babona kwemera ntabwo ari igikorwa gikoreka aho ngaho ntabwo ari kwezi kirashobora kuza ari fitiye bakakwemera uzobona iki ngiki n'ubu ngo twaremeye turabakizwa turi muzima twarize twaremeye dutegereje Kristo Nowa nawe yarategereje ngo Amen. dutegereje Kristo twaremeye ariko dutegereje Nowa yaremeye ahubwo bazi kuga dore muri zogwa bikomeye natwe twaremeye dutegereje Kristo ibyo tubiba muri tuzobisanga Amen. umwanditsi yaravuze ngo ubibira mu mubiri azasarura kubura niba tubibira mu mubiri twaremeye mu megetero y'Imana turicaye ko turategera ko twaremeye ubu nyine wasohoka hanze kavuga ngo yewe bazakuvuga ngo wondanduka ukavuga ngo kuranduka utangiye kunduka warambonye uzana bati oya twaremeye kandi igikorwa cyo kwemera kibera mu mutima wawe yombi tibisabye ibikenewe kubona ugikora yewe ndushira urubanza ukataba ni muri wewe sinzi uzoca urubanza Yesu Kristo yarabye abantu murakuru n'amasaka bikurana jewe nyine bwitengaza ndobana nta murimo yaduhaye kurobana yaratubwiye ngo nimwizere uzumenya bemeye arahari uzusuzuma bemeye bajyanye basinziriye uzusuzuma bemeye bahagenda mu mihanda uzusuzuma bemeye arahari azi imitima yawe arakuzi utarahaguruka jewe ntibisabye kugira ntufate umwanya ngo uvuge ngo nija uzi gusuzuma arahari gira amahoro gusa uceceke uharanire gutungurwa kwawe kuko nicyo Kristo yakoresheje yiburaniye yarategetse agera ku ntego y'amuzanye rero Imana tubara kwa ariko turi kumwe utere haleluya kwa haleluya twemere niba twaremeye turi abakristo tutatuye mu ijuru twemere by'ukuri kuko imvura izaje
kuko Kristo azaza ariko hari umugani yaciye uri mu itorero aravuga ngo yahaye abakobwa 10 bamwe abaheza ibitoro bose bamwe bamabikonga birashira abandi nabo barasembinga ati uza none uze wapfe kuza tumutse hari badavuga yuko ari cyo kugaruka ngo maze abajya banyogenga amabata matara abandi nabo bari kwanga mu duku ngoge gushaka yewe twemere nawe tuzirukanye tuzatangira mwe Bwana asifiwe. Amen. Twemere uko niko kwizera n'ukwemera sinzi niba dusoma cyane ariko kwizera Ibrahimu yaremeye yumvizwe Imana ihanuza ngo hakubuka ibiwanyu sigasona nyoko sigabiwanyu gira gutegeye ubuheruka nazana igishukuntu yahagurutse ariko yamahaguruka n'ibyo bahamugomba yamahaguruka nabasa nimbaza agenda baza kandi nikigerageza yaragiye urwana ariko kwizera n'ukwemera kumvira ijwi ry'Imana sigasona nyoko siga igihugu cyanyu agenda ngo atazi yahayaja yaremeye ariko yarazi yahayaja ijwi ry'Imana ryaza rigenda yahayaja ntibikunda yuko Imana yavuga ngo haguruka wireke kujana kuko umurinzi yarabyo kugendana nawe Yesu kugendana nawe n'amahirwe yazagendana n'amahirwe yazagendana na Yesu Kristo Yesu Kristo yari yaremeye Bwana asifiwe yari yaremeye kwemere Imana yanditse yavuze aya magambo yayo y'umwuka inyuma muri bizanditswe n'umwuka Biblia abana ngo Biblia ni nini ni pumuzi ya Mungu ni umwuka w'Imana uzushaka abandi bantu uzi umwuka wera bavuge ibirimo kuko yanditse n'abanyamwuka si abafarisayo ngo bamabwira ibintu kuminwa bita ni umwuka ishaka abanyamwuka ni pumuzi ya Mungu kirahumeka mu kwa ni maisha Mungu iri humeka Mungu humeka nyira yarayiguza shamo irashaka uyivugisha kiraza kuyivugisha Mungu n'amazi Mungu kiraza kuyivugisha kirahumeka nizima Bwana asifiwe nizima Biblia kirahumeka yuzu umwuka wera imba twaremeye idukurikire Yesu Kristo hari ijambo yasozereje hari aravuga ngo azaduhama nayo magambo duhekeraho ayandi yo turayareka amahoro ya Yesu Kristo Yesu atanga aduha kureka ibibazo tukabibona ibitariho tukagende utsinzi kumva amahoro Yesu azatanga azayaduha akatubamo akatugendamo tukararana nayo tukabana nayo mu kazi yayahaye umugabo bita Simiyoni iravuga ngo Simiyoni we tuzopfa utabonye agakiza ka Isiraheli Simiyoni tuzopfa utabonye agakiza ka Isiraheli yari umutambyi Simiyoni yamajanwa ngo n'umwuka aje mu rusengero rw'Imana ngo yamayibere tegereje cyangwa agakiza ka Isiraheli ngo abana ngo n'undi mu mama tuvuga nituvuga Simiyoni tuvuga ngo mama bari asigaye hariho n'undi mu mama ngo wita Ana ngo nawe yagazanye hira hantu haramungu akanehira hariya Simiyoni nawe umutamza arahanga ngo maze Simiyoni arasenga aba mu mwuka ibihe byigo byose kugeza neza ngo agakiza ka Isiraheli jere yuzuye umunsi gashika ngo banyira bamuzaniye umwana umuheza yamaho kuyamenya ko urumva abana bahoraga akababari ariko umunsi Yesu Kristo yababangwaye ushimwe mwami we urasezerera umugaragu wawe amahoro kuko wamubwiye ngo ntazafata abanyagakiza ka Isiraheli urasezerera umugaragu wawe amahoro umva amahoro iyo dufite amahoro azaduha kwihanganira isezerano kugeza tuyagezeho amahoro tuhabwa si amahoro y'isi urebye abami b'isi amahoro bafite ni amahoro afite imbundi inyuma ni amahoro afite intare ku ngo zabo ni amahoro afite bijya b'impunzi bazinga ku mpunzi ni amahoro afite abasekirite ni amahoro agenda n'imbundi imeze gutyo ruhande agatera intambwe bakamubona inyuma yiwe ariko amahoro ya Yesu Kristo igihe yaje n'umwami w'amahoro yagendanye gusa n'abigishwa na za Bibiliya ubutani abasirikare mwami w'amahoro
yaraje hano mu isi nkamugenda no gusa nabigishwa ubutaha nazabiriye aje gusenga gusa aje gutama makaba niho hawita umwami y'inyanije aje gusenga tabasko ari kuzora babizi kana naguruka indegekera hari abagiye gupereza ni mahara nta bantu bahari ameze gute baba rero aya ni amahoro y'isi uyafite mu mafaranga uyafite mu bakomeye mu muryango uyafite amahoro Yesu atanga niyo mahoro nyakuri. Amen. Bwana asifiwe. Amahoro ya Yesu, amahoro ava kuri Yesu Kristo ni amahoro azagera ibwami agatuza. Badaniyeli bari bayafite bazagera ibwami bese koti bavuga gusa bakavuga ngo neza Imana yanyu mwese mupfukame dore Imana mupfukame mwese iyi niyo mana mupfukame mwese abami bagatanga amategeko kandi gana yarunga mukomeye mwami wa Babeli nkuko kwataramo nawe yarayoboye isi iyo bavuga se twisa di monde imbaraga zirindwi zayoboye isi ni yakarindwi turimo iriya nayo yari komenti yari yoroshe ya Babeli nawe yarayoboye isi nkuko Amerika yoboye isi yo Babeli cyo gihe ni yari nesheje isi ariko ba Daniel bagazavuga gusa ibyabayoboye muzi bakavuga ko mupfukame uyu muntu turamuzamuye bagasoza icyanditswe Yesaya yaravuze ngo nimuvuge neza yuko abakiranutsi bazogubwa neza warakiranuka Imana mw'abantu uzugubwa neza bugeze hose basoza icyanditswe Yesaya yaravuze ngo nimuvuge neza yuko abakiranutsi bazogubwa neza abandi bari kumwe abandi bari kumwe abakiranutsi Daniel batanu bakavuga ngo tukugize uwa gatatu mu ntuzi mu gihugu abasaza biteramira batama bagera bakavuga ngo Imana yanyu ntagire indi Imana yongera kumvikana hano abakiranutsi bazogubwa neza yemwe ni mubizi aya ni amahoro ibyo biva ku mahoro Yesu atanga Yesu niwe uzutanga ayo mahoro aho umukiranutsi wese ageze akagubwa neza akumva amahoro yo mu mutima akumva amerewe rero umva ikibazo dufite Mariko ibice biri n'umurongo wa 82 yavuze ko zamutoga tuye kuvuga we wisuze ibija mu muntu sivyo bimwanduza bifite inzira yayo bigatanga bija mu muntu ariko biva mu muntu ibyo bimwanduza ibituvamo nizo mutotwera ibituvamo nizo bifasha ku giti nizo bifasha kuri yanzwa kugira ngo urayoboka kandi urasenga wisuzume urebe ibikuvamo tiwobiwe tibisaza umutima hari umucamanza wadutsindishije tuvanga Yesu Kristo yararutsinze aravuga ibi byose arabirangije aradutsindije turi mu butsinzi bwiwe numbwira ukavuga ngo atinje simbimenye iwara aho ico ugomba gukora va muri biriya bintu kuko Yesu arabizi ntabibona ngo nakwese ngo sinzi izo nizo tuzomubwira iwe azabona ibiri mu mitima yacu tutarana bivuga tutarana tumenye ibe turimo tubikizwe n'ibintu twese tuzomubwira icyo tugomba gukora kusana ku isi nimba Imana iri mu ruhande rwacu nimba twishimiye tuhagurukire rimwe tukinga ubwoba bwo baje kuriba bitekereje nitumara tuyobore abantu mu nzira y'ubugingo mama tugenda twese tuvire hasi rimwe dusana urwobo dusana ruragomba rw'abantu habarimbuka tubabwire ibihe bituma barimbuka n'ibyo nizo mbuto bahabera bakagira ngo tuziyaze bakugiti ikigoye ni kiriya giti naho ziva diwihana imbuto y'ishari ibyo utahirwa ihane kamere utsindishirizwe ugira amahoro numara kuyihana zirambuto ntaho zizofata ntaho zigishwa nta shuri ry'imbuto ribaho nta karita ryigisha kuvuga nabi nta amashuri y'ahana y'ababyeyi bari y'uburezi hanze usanga bahabaga ngo nimubigishe ngo kwiga ngo kwica ari ishuri rihaba ntari haba none se none biva he muba biza iyo ntumurumva bayishanye none ubundi yari muri kampani iyo dukoreramo ejo bundi hari umugenzi wiwe amukubita imbugita arapfa barahamba ejo bundi kandi twafashe ubundi nyuma ari kuwa mbere kuwa kabiri
no kandi ya mapori tutaje gutsinda wabo nabo barafata barajana barifa none se ubwo bwicanyi bwakuru hari shuri bigisha ni kamere ni muto za kamere ni ingando yanze gusenyuka tukomeza twubakaho ya marikeri zo mu ahasigaye dusenye twubake Kristo nima twaratinshije na sirika twibwira Kristo atugirire neza dushoboke aduha amahoro rero ijambo yaravuga ngo nimba twaratinshije nuko rero ubwo twatindishirijwe no Kristo dufite amahoro kubw'umwami wacu wadushikije kubwo Kristo arabango kugira ngo twishimire kugira ngo twishimire ngo ibyingi aho nabari hayandi magambo kundi twishimire ibyiringiro byo kuzunguza bw'Imana ubwiza bw'Imana usera ubonye ku musozi uyubaho bakazaba ariko ngumbize ntabwo tuzovuga ariko ibyishimo dufite n'ibyiringiro nibyo kuzunguza bw'Imana kandi ubwiza bw'Imana ni bwiza pe ni bwiza ni bwiza rero twese tuve mu byo turimo dukurikira inzira y'umusaraba twabambanwe na Kristo n'umwana kandi Kristo kandi dusingiza kubera umwana twabambanwe na Kristo araba ngo nyamara ndiho ariko ngo yongera kandi kuvuga aravuga ngo nyamara sinjuriho ngo ni Kristo muri manaka babambanwe na Kristo bajanye na Kristo ku musaraba yarakize ajana na Kristo ku musaraba mama bageranayo ngo bageranayo ku musaraba amararagamu ariko ndiyagaruka kandi arimo amagaruka Kristo ku musaraba kandi kuko niyo ubumwe ni Kristo yamagaruka kandi ari muzima ahagenda ho mbere mu buzima bwose nizo mpamvu yavuga ngo nabambanwe na Kristo nyamara undiho nyamara sinjuri umuntu ngo nabambanwe na Kristo vuga amakuru kutugoye ahagera kandi ari deti nyamara sinjuri ni Kristo uri muri nje twemere Kristo tuyobore twemere Kristo dutegeke twemere tunyure mu nzira ya Kristo tuzogira amahoro kandi tuzobona Imana ibafashe